Bafite operasiyo y'inkuru ikomeye cyane ku mukino wa derby yoroheje amakipe yombi Rayon Sports ndetse na APR yose. Inkuru y'amarozi kabisa uyu mukino kugira ngo ubone uko byari bikomeye cyane. Umukino wari wabaye 0-0 imipira yikaraga imbere zamu. Ngiye kwa ikaze mbabwire ukuntu operasiyo ihagaze, mbabwire uko ibintu bihagaze, mana y'isi n'ijuru ibintu bikomeye cyane. Ngiye kubabwira Rayon Sports yari yateguye gute, APR yari yateguye gute, ibi byose tugiye kubirebera hamwe cyane. Mfite operasiyo ukuntu byagenze guhera kuwa gatanu mbere ho gato kuri tariki 6 kugeza tariki 7 z'uko kwa 12 mbere yuko umukino ukinwa kabisa kuri uwo munsi. Ngiye kubabwira uburyo inkuba zakubitanaga mu kirere amakipe acungana. Ngiye kwa operasiyo z'ukuntu iyo operasiyo ihagaze kabisa. Mfite urupapuro ni inkuru itarigeze imenyekana, ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cy'igihe kivuga ko rwose uyu mukino wagaragayemo ikintu bita afei kabisa cyangwa se amarozi. Ni ibintu bimaze kuba karandi mu Rwanda muri shampiyona cyangwa se mu mupira w'amaguru. Iyi ni shampiyona kabisa, ubona ko ikintu biti amarozi kabisa ntago kiracika habe na gato. Ntago ibyamenyekanye ariko namwe mushize mu gaciro mwabonaga uburyo imipira yikaraga imbere y'izamu cyane. Faringanye ngira ngo yasigiranye n'umuzamu inshuro zigera kuri 2 ariko umupira ukanyura ku ruhande. Hari nawe yateye agashoti gato cyane ukibaza ngo bigenze bite. Mfite details z'umuntu cyangwa se umupfumu bakoresheje APR FC nawe ku rundi ruhande nawe ndayifite. Ndamena imiceri, ndamena mfite urugamba rwo kubaha amakuru, namwe mfite urugamba rwo kuma subscribe, ariko umuceri hano ndawufite. Operasiyo uko yatangiye, uko byatangiye, abantu bari gukoresha ngo kugira ngo ibintu bicemo, mbabwire n'uburyo byapfuye kugira ngo bitagenda neza, kugira ngo amakipe yabasha kubona ibitego. Iyo operasiyo ndayifite mana yanjye. Nge numva bindenze cyane kubona tujya duhurura rwose muri stade tugakorera umupira, ariko harimo icyo bita fei rwose, harimo icyo bita marozi. Amakipe yateganya, amakipe ari gucungana. Mfite dokima hano, mfite dokima. Reka twifatanye amafana wa Rayon Sports akagahinda. Umufana wa APR FC mwese mwegere hano. Ngashaka ko uyu munsi ndarana abasubscribers 2,000 byibuza kuri iyi nkuru mukande subscribe. Inkuru mba nacukumbuye, mba nashakisha operasiyo yose ndayifite hano, ndayifite mu biganza. Tugiye gutangira, nize ko mwasoje gukanda subscribe. Ni ibintu byoroshye cyane. Umuntu wese utakanda subscribe nakore kuri buto, ubundi mba sesengure mbabwira ukuntu situation zahagaze guhera ku munsi kwa 4 kugeza kwa 5 kugeza kwa 6 mbere uko umukino wa derby uba. Amakuru yose ndayafite hano mu biganza. Ndabwira kadutangire tutinze, reka tutangire. Ndagira ngo manze musozo kanda subscribe, ndakeka mwabirangije. Twigendere twikomereze mbabwire operasiyo ukuntu hagaze. Ikintu usabwa cyambere ni ukurangiza iyi video uramenya ibintu utigeze umenya, ibintu utigeze wumva. Ibyo byose turabifite hano mu biganza. Operasiyo ukuntu yatangiye mbere na mbere turayitangiye ubwo twiteretse ibintu byose twabisoje, twiteretse turagiye. Hari ku munsi wo kwa 5 tariki 6 mbere uko derby yabaye ku munsi wo kwa 6 zahita kizirindwi. Ubwo ndi kubabwira ku munsi wo kwa 5 mbere ho umunsi gato tariki 6. Bamwe Rayon Sports yari imitegura umukino muri stade, barimo bategura bareba ko ibirori byagenda neza, bategura ibintu byinshi, bategura ibintu byose bareba ko situation zahagaze. Ariko muri uko gutegura harimo n'abantu bari gutegura mu kibuga, barimo n'abantu bari gutegura ikibuga bavuga bati APR FC igomba kujya ibitego ahangaha. Byari mu masaha mu masaha 9 bategura, mu masaha y'ikigoroba bategura, ariko harimo n'abandi bantu ku buryo rwose harimo n'abaraye muri stade, harimo n'abandi bantu bategura imikino uko abafana bazinjira n'ibiki, ariko harimo n'abandi bantu bategura umukino uko Rayon Sports yakwitwara neza. Ubwo hari kuwa 5 nkuko nabibabwiye. Rayon Sports ikoresha umwe mu bapfumu cyangwa se umuntu uraza kuba yabasha kuyikorera izo fei zabo. Rayon Sports ikaba ngo yabona ibitego bigera kuri 2 niko rwose byari byemejwe. Ariko APR FC mu gihe ituje, sinzi ukuntu ngagiye kumva yumva ayo makuru. Rayon Sports kiri gutegura umukino muri ubwo buryo. Rayon Sports rwose APR FC amakuru yayumvishe muri uwo mugoro wa kwa 5. Noneho APR FC ubwo nayo ibiramenye ko situation zihagaze, ikibuga uko kiri gufatwa rwose. APR FC ikora iki? APR FC igira gutya nayo rwose iri rwose nayo iri ideuriya itishaka
umuntu ubafasha muri ubwo buryo. Rayon Sport kamanzi babwire ngo Rayon Sport umuntu wari wayifashije, umuntu wari wayihaye ibyo bintu bitemewe n'amategeko, ibyo bintu bibi cyane, yari yayibwiye ko APR yose igomba gutsindwa ibitego bibiri byonyine, ibitego bibiri. APR yose yari ituje ibereye ishorongi, ijya kumva amakuru ayigezeho. APR yose itashaka umuntu uyifasha, uwo muntu arayifasha amanza gukuramo ibyo bitego bibi bya Rayon Sport. Ndajya mubwire ngo abapfumu gutyo ubundi iyo bari gupingana gutyo mu kibuga, ubwo n'ibitego bagenda bayikuramo, aramanza gukuramo ibitego undi yari yasetinze muri ubwo buryo. APR yose iramanza kuramo ibitego, APR yose nayo bayibwira ko igomba gutsinda ibitego bibiri. Rayon Sport ubwo nayo yari igiye hasi APR FC, ubwo APR FC nayo nayo gose iramanzira negosiya neza, nayo ngo iba igiye muri diro kuba iraza gutsinda Rayon Sport ibitego bibiri. Rayon Sport nyuma gato umwe mu bayikoreye izo diro zayo abamenyesha ko rwose APR FC yahagurutse, inkuba ziri gusakirana mu kirere, inkuba ziri gukubitana. Ababwira ko rwose bya bitego babikuyemo, ahubwo Rayon Sport ngo nititonda ishobora kujya bibiri, ahubwo ariyo bashobora kuyihindukira. Iyo ni Rayon Sport turiho, ngiye ndabwira na APR FC, ndabwira Rayon Sport nyuma yaho ko byagenze, ko byaze kugenda kugira ngo iyi match ibe ubusa ku busa. Ariko guys, mwiko kujya murakanda subscribe, aya makuru ntabwo yigeze amenyekana, ariko niko yabona imipira yikaraga imbere y'izamu, mugire ngo kandi Amarozi n'ugwera na kera, Amarozi arambye mu mupira wacararambye cyane. Na derby nimwe iraba nimwe ibe iri fair ngo haburemo ikintu kigeze kiba, nuko bitamenyekana kenshi na kenshi, ariko derby nyinshi zikunda kubamo izi fair, zikunda kubamo ibi bintu byo gutegana. Ndajya mbabwire ngo ntabwo twabishima cyane, ntabwo twabishima. Icyo nababwira nuko Rayon Sport imenya ko APR FC iyo yakoze muri ubwo buryo, abateguye muri bamwe rwose mu bateguye Rayon Sport birabacanga, birabayobera, birabacanga. Nibwo baje kwibuka ko umusore Ruvumbu ngo yari afite umuganga hariya wo muri Kongo rwose, nawe upfumagura ukomeye cyane rwose, utabeshya, uzi gushengera kabisa, uzi kuvanga imiti, uzi kugira inzuzi zikera neza kabisa. Nibwo baje kwifashisha umusore Ruvumbu, baragera baramubwira bati Ruvumbu rwose dufashe, byakomereye. Ruvumbu arababwira ati rero uyu muganga ibinakora nibyo binakora rwose, nibyo birakora, ariko aca amafaranga menshi cyane. Turimo twagendana mu byumve neza, mugande subscribe nyine, ntabwo ari bitaye ko mugande subscribe. Ruvumbu arababwira ati uyu muganga imiti irakora ariko arahenda. Amubwira bati nta kibazo. Aravuga ati se amafaranga nangahe? Uwo muganga arabwira ngo ni 4,500,000. Aravuga ati 4,500,000. Arabwira ngo ngiye kubafasha. Hari mu ijoro ryo kwa kangahe, kwa gatanu, mbere yuko match inkuba zasakiranaga mu kirere muri iryo joro. Noneho ubwo buracya bararabahagaze bareba ko byavamo. Umuganga wa Ruvumbu arabwira ati rero ngiye kubafasha muri ubu buryo. Arabwira ati uko bigaragara uyu muntu yakoresheje uburyo bukomeye cyane, kuko yemeje ko APR FC igomba gutsinda ibitego bibiri. Abwira bamwe mu bari gutegura Rayon Sport ngo ikintu giye kubafasha byibuze kishoboka nukurinda izamu ryanyu, byibuze n'ibyinjiremo ibitego. Arabwira ngo ikintu gishoboka rwose nuko namwe gutsinda kwanyu biragoye gutsinda kwanyu, ariko namwe nta gitego kimwe gishobora kujya nk'izamu ryanyu. Urumva ukuntu biba bihagaze inyuma ahangaha, ukuntu biba bikomeye cyane. Imipira bayikaraga imbere zamu ukagira ngo hari ibindi, amazamu abafunze, amazamu abameze nk'aho block, amazamu nabagaragara neza, umwata akagera imbere zamu, yatera yabonaga izamu akabona umupira unyuze ku ipoto uvuyemo mu izamu, ukibaza ngo byagenze bite. Ujye umenya hanze ibintu birakomeye cyane. None mu makipe yo mu ntara harimo icyo bita mana y'isi n'ijuru. Rwanda shampiyona yacu ko mbona ipfuye ishize,
ariko guys mwiko kanda subscribe